ku bundi busabe yego turasaba ko leta yadufasha ikamonetiza izi mbuga nkoranyambaga kumonetiza n'uburyo bwo gukorera amafaranga kuri izi mbuga nkoranyambaga ku bantu babikora neza kuko ababikora nabi n'abinzego zirabareba bose ntago ndi bubatindeho kuko imirimo yose ikorerwa ku mbuga nkoranyambaga ni imirimo buri ari ama video yose abantu bafata bira byose abantu bakora content zingana n'amafaranga nibyo mwavugaga bya views ku rubuga rwa TikTok abantu bakorera amafaranga menshi ku bindi bihugu ariko ku banyarwanda ugasanga benshi birasaba inzira ndende cyane nukuvuga ngo dutira ubwene igihugu kugira ngo tube twakora ku mafaranga ari ku mbuga nkoranyambaga icyo rero ni ikibazo wenda kinatera ubushomeri cyangwa n'inzira mbona ngewe twanyuzamo urubyiruko mu gukorera amafaranga murakoze Isiyoboye delta password iri black tukana mucanga rupfungiga amarira nyitapi nyita password professional gava ni nk'ibisanzwe kora subscribe like share and comment kuri password podcast dukomezanye so ukuvuga ngo rero today is a day ariko kuri nge is a special day kuko nakunze entertainment ya muri 2026 ni entertainment nishimiye cyane kubera yuko hari byavuzwe bigomba gukemurwa bigomba gushyirwa ku murongo nkuko ibindi byose bikemurwa so ntangire ku nkuru ya Bruce Melody yavuze yuko dukeneye monetization simbitindaho iyo monetization yego irakenewe ariko hakenewe abantu nyine bandi nyine babijyamo cyane like nk'abayobozi bacu kugira ngo batugire gute hakenewe abayobozi bacu kugira ngo batubakinge batwereke yuko turi kumwe like nka kuriya byagenze so birashimishije ni ibintu bishimishije kuba Bruce Melody yarahagaze hari akavuga ijambo ry'umuhanzi nyine actually nk'umuhanzi wahagarariye abahanzi muri make so havuzwe byinshi ariko nanone hagomba no gukemurwa bimwe mu byo dufata nkaho byoroshye mu babishinzwe so rwango umuntu bita Juno Kizigenza nawe muri kino cyumweru yarakosowe mu kintu cyo kuvuga ngo muri slogan ye aho bagira akavuga ngo rutwitse muzi yes rutwitse muzi rero like twebwe ntago twako genzi ari gihe dufata ibintu tukabishyira wenda kuri level twifuza ariko tutazi impamvu wenda dushobora kubivuga bikageraho bikomeretsa cyangwa se hakaba ari amagambo ari quelque part rero ni amagambo yavuzweho n'abayoboye uduce tumwe like nkuko hari abavuze yuko urubyiruko rukennye so 2026 muri entertainment mu bisanzwe niyo yatangije imvugo zimwe na zimwe cyangwa se imyifatire cyangwa se imico runaka kuko like nimba urubyiruko rukennye hari imico rukora itari myiza hari niyo rukora myiza nimba Bruce Melody yavuze monetization twakoraga nyine hari umuco twerekanaga ariko dukeneye monetization kugira ngo umuco mwiza twerekanaga tuhemberwe nimba hari n'umubi hagire abawuhanirwa bamenye ngo umuco mwiza dore na yuko iyo hagiye ikintu hanze abantu bakakimenya barahwitura so no kwango rero Mr. Huha bamitandera muri rusange nyine Juno Kizigenza rutwitsi muzi rutwitsi iryo zina rutwitsi cyangwa se siroga rutwitsi isa nk'iyakuweho ikindi cyashyizweho umucyo ni ikintu cyitwa ubukene muri ntuza muri ubukene muri ntuza muri industry icyo ngicyo kiza gipfundikiye icyo kiza gifite iki gipfundikiye aricyo Bruce Melody yavuze monetization ibyo bizashoboka ibyo bizabaho sinzi igihe bizaberaho sinzi igihe bizafata ariko badufashije ntibyarenza amezi 2 cause yuko buriya amezi 2 cyangwa se ukwezi ngiye nizo minimum kizeho wenda kuba badufasha birakenewe yego hakazana no kwiteza imbere mu buryo bw'amaboko mu buryo bw'imirimo y'amaboko
urubyiruko rwari rusanzwe ruyirimo ariko noneho bigiye kwiyongera ku rundi rwego iyo monetization niboneka. So icyo kintu cyavuzwe na Bruce Melody nicyo nshaka kuvuga cyane kuko nicyo gihagarariye ibindi byose, aho yavuze ngo turi ingagi. Jambo yavuze ngo turi ingagi yakomeye cyane. Nimba uko zinjiza amadovize natwe se twinjiza, natwe twinjiza amadovize ariko ntago turi ibiremwa nk'umuntu. Muribuka, reka mbibutse, muribuka interview yigize gukora yavuze ati ngo njyewe ntago nakiyita akanyamaswa, ngo ntago njyewe nakiyita akanyamaswa, none se kubera iki yavuze ko wari ingagi? Ubwo rero nawe ni inyamaswa, tujye tubyimira ntagahangane. Reka ngaruka ku kintu cyo kihangana, ari nacyo competition. N'ubundi hatabayeho competition ntago byabi bisa neza, ariko igomba kubaho ni byiza. Ariko ngaruka kuri ako kantu birangiyewe nka Modosyo n'Ingasire yaravuze ngo ntago yakiyita, ariko yarabyise. Bruce Melody hano waribeshye kuvuga kuri ingagi. Nuko ese basi abayobozi bagagaza imbere kugira ngo ushyigikire ibintu bya Made in Rwanda cyangwa Visit Rwanda. Niyo mpamvu wavuga ngo uri ingagi mu buryo bwo no kubyumvikanisha uburyo biri ibintu byawe biri kamasho cyane. Bruce Melody aho ngaho rwose havuyeho inota kabisa, havuyeho inota. Monetization bavuze ko basabwaga 1M for dollar, kumva mu madolari nyine. Ndatekereza ko igihugu ntayo cyabura, ntago cyayabura, ahubwo hariho uko mbitekereza njyewe ku ruhande rwanjye, hashobora kuba hariho nk'abantu nyine badashyigikiye aba YouTuber bo bahembwa uko bakoze umurimo w'amaboko, uhita utanga na good product muri outcome nyine nziza, ariko nazo zijyanye n'umurimo w'amaboko. Bakaba badatekereza ku bintu biri technical cyane, cyangwa se bitari byo kuri social media cyane, nk'aba influencer, nk'aba YouTuber, nk'aba blogger muri rusange. Icyo kibazo rero nicyo batumvaga. Sasa rero icyo kibazo rero reka mbereka cyari kiri uburyo bubiri. Icyo kibazo iyo ukuze, yanabikomoje aravuga ati njyewe nagiye mu muziki, umuntu arambwira ati kugira ngo ukore neza witwa umuhanzi shyiraho dread. Ngo iwabo bahise bavuga yuko ngo Satani ari ibimuteye, ari ibitumye abishyiraho cyangwa ari ibimushyizeho ibyo by'amadread. Iyo umwana akuze akajya akaba umuhanzi, nuko abanyarwanda tuvuga, nuko abantu tuvuga, ariko ntago byakwiye kuba ari byo, kuko nawe erega n'umurimo wagira aho kugeza, n'umurimo wakora ukagira icyo wigezaho. Ariko ntago ari ibintu byo kuza ngo tujye aho ngaho ngo tuvuge, ngo tubitererane, ngo abe ari bya bintu biri ikizira. Uko niko mbyumva. Hari n'ibindi bitari ibyo. Iyo umuntu yiteretse kuri mikoro akavuga nk'uko niteretse hano, muvuga ibintu byinshi, ngo ese aravuga iki, mukanga kumusapotinga this and that, mbifata nkaho atari byo, kubera ko twagombye kubisapotinga bitewe na content cyangwa context umuntu ariho arimo kuvugaho. Kuko akenshi hari n'igihe tubyigiramo indimi n'umuco, tubyigiramo indimi cyangwa se ntago ari indimi, tubyigiramo ururimi n'umuco. Hato mwabonye ejo bundi bahaye umujene ijambo, sinzi ijambo yavugaga kongera akarisubiramo, sinzi ntago mbyibuka neza, ariko ndaza kurishakisha ndebe ko naribona. Ariko nyine hari amagambo amwe n'amwe, hari amajambo amwe n'amwe tugenda tudakiriyaringa, ariko ni byiza kugira ngo tuyakiriyaringe and then nyuma bizase nkaho bitarimo amakosa, ikinyarwanda kitarimo amakosa. Ntago mvuze ko ngenzi ikinyarwanda cyinshi cyangwa se mvuga ikinyarwanda kitarimo amakosa, ariko ayo makosa abagenzi dukora yabasha gusobanuka. Rero mu buryo bwo kugira ngo social media aba influencer, aba blogger, aba YouTuber bagire izina rikomeye cyangwa se bumvwe n'ururimi rwacu rube clear to the people, nuko twashorwamo amafaranga cyangwa se tukagera ahantu natwe tubonereye amafaranga, kubera yuko
turavunika. Ibyo ni aho navugiraga ni ibigendeye ku muco. Sasa rero ibindi bigendera kuri ku gihugu nabyo mwagiye mubibona kenshi na kenshi ko ibigendeye ku gihugu ari byinshi. Dukora ibintu byinshi, tukamamaza byinshi, n'ayo maadi turakeneye. Hari n'ibindi byinshi, hari n'ibindi bintu byinshi tutakagombye kuba turimo gutakaza umwanya tubivugaho kandi bitakwiye kuba bivugwaho. Hari n'ibyo twagombye kuba tuvugaho byagombye kuba birimo kuvugwaho, like nk'amapodcast yabaye menshi muri kino gihe. Podcast zabaye nyinshi, ariko nanone tukagira ubumenyi, like tukagira na creativity, tukagira na creativity. So ibyo rero birashimishije, ni ingamba nyinshi tugomba kwesa muri 2026. Nshimire na Bruce Melody wabivuzeho, ariko nananenga n'icyo yavuze kuri The Ben amusebya, isebanya. Bakore bareka abahanzi ntago baremewe kuvuga gutanga like content mu magambo, bagenewe gutanga content mu ndirimbo, ariko nanone bakagisinga ariko batibasiriye bagenzi babo. Hari ikindi nshaka kugira ngo ngaruke icyo nkivuyeho. Hari umuntu wigeze kunyandikira arambwira ati se kuvuga mu cyongereza ukivanga n'ikinyarwanda nibyo birenze kuruta uko wavuga ikinyarwanda cyonyine kiri culture. Yarambwiye ati twebwe tubivuga uko tubyumva kubera yuko n'abaduhagarariye bavuga ikinyarwanda bakavugamo icyongereza. Urugero, umuntu hajya gutanga speech akavuga ngo ngiye kuvuga ngo mu kinyarwanda, akavuga agahita avuga ngo so, akavuga mu kavuga ati ngo anyway but, kubera iki nyine bigusoba nyine bikagusoba ukabuta nyine bikakwitambikamo. No kubera iki? Ahubwo hari igihe n'abanyamahanga baza bajya kuvuga ikinyarwanda kubera ko bavukiye mu mahanga, akavuga ati ikinyarwanda cyanjyewe ntago nkizeye ko ari cyinshi, reka nivugire mu cyongereza nzi neza, kandi akakivugana neza ntavangamo ikinyarwanda. Kubera iki abanyarwanda tuvanga ikinyarwanda n'icyongereza? Ibyo byose nzi nimba bizavaho. Andika muri comment umbwire ati ikibangamiye umunyarwanda se icyagombye gukorwa n'iki ngiki. Ngiye cyagombye gukorwa kuri icyo ngicyo narimvuze cyo kuvanga ikinyarwanda n'icyongereza, nuko hagira inyigisho zimwe na zimwe zivangura icyongereza n'ikinyarwanda, bimwe bikajya ukwabyo ibindi bikajya ukwabyo. Kuko hari igihe nk'umuntu avuga nk'ikintu runaka uzi ikinyarwanda utazi ikintu mu cyongereza akaba atacyumva. Kubera iki? Kubera ko wakivuze mu cyongereza, we icyo cyongereza ntago akizi, cyangwa ukakivuga mu gifaransa ntago akizi. Duhure muri session ya kabiri. Ni wa muhungu wanyu Idi Black, tukari mu cyangwa rufunyigamara. Nyita password professional gafa. See you next. Kora subscribe, kanda nkunda, unkurikirane, unabivugeho. Ndagenekereje kuvuga mu kinyarwanda. Twagiye.